akantu niziho nseka neza Bruce Melody ndamukunda cyane tuzahure Bruce Melody akubwiye aka kanya ngo nsanga tuvuge hoteli wenda ahantu Fatima ya tuvuge wenda nsanga kuri Fatima hoteli sibyo noneho yafashe chambre murayiraranamo muri babiri wabyemeye twenyine nabwira kandi rimbira oya wajyana oya urumva uburyo abyakiye ngo twenyine urumva ni ikintu wajyana kuko niwe wangiye kumureba oya ndakubwiye araguhamagaye ati nshaka nahisi naze duhurire muri hoteli Fatima nafashe chambre yanjye nawe gusa nta kibazo twagenda tukarara tuganira turi kuririmba ese hari ikindi mvuze nabwira tugakorana indirimbo oya twakorana indirimbo wenda tubwira indirimbo za Bruce Melody wakunze nk'ebyiri saa moya indi negereye intebe yawe nzanye ibimbazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nsha z'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru ni wakira icyubahiro kuko mugashima Imana oya ariko ibituma dushima Imana ni byinshi ubu uri kwirinda hari igihe nyine iyo utamwizera ashobora kugufata ku ngufu niyo mpamvu yitwaza abandi yewe so bakunzi ba Iris Rwanda bakunzi ba Ficus TV uyu mwanya twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe so nkuko mubibona rero ibintu n'uburyohe nkuko duhora tubivuga aka kanya nkuko mubibona dufite abantu hano babiri cyeka mwarangije kubabona umusore n'inkumi ariko kabisa bose bambaye ingofero nimba umusore arinde nimba umukobwa arinde ntago wabimenya hari nibo baraza kubitubwira kuko ntago wapfa gutandukanya umusore n'umukobwa ku bantu muri kubareba so reka duhere ladies first okay ladies first reka banza twibwire mu magambo makeya cyane agiye kutwibwira then dukurikizeho n'umutipe muraho neza uziko mise mumenya urizi impamvu muketse nta bwanwa afite wenda hari ashobora kunkosora wenda nimba nibeshye ngaho twibwira nitwa Ishimwe Nice Ishimwe Nice ibyo birahagije nshaka kumenya ushaka kumenya nitwa Ishimwe Nice nkaba ntuye Musanze nibyo ko Musanze ifite abakobwa koko uri umukobwa se uri umuhungu ni ikinyabibiri kanavuze ntadusobanura ndi umukobwa ni nk'iki se cyatwereka ko uri umukobwa aka kanya amaherena mana abatipe baratobora nabuze tubwire ikintu kitwereka ko oya biragaragara urabona se mfite ubwanwa ariko se none ubwanwa ariko tubwize nta bwanwa mfite ndi umukobwa ndi kuvuga na soprano ntabwo ndi kuvuga bass tujimije reka twiyumvire n'umutipe hano nitwa Prote muri filime nkina nitwa Peter nirya benshi bamenyereye nkina muri filime Ikiriyo cy'urukundo n'izindi zagiye zitambuka kuri Iris Rwanda
ndumva ari ibyo. Peter wicaranye rero n'umukobwa mwiza hano imbere ya kamera za Iris Rwanda, nkawe nk'umusitari namubonye mani, wari umusitari wicaranye n'umusitari mani, sibyo? Ni iki wabwira uyu bebe wicaye iruhande rwawe? We n'ibyo kumubwira byo ni byinshi, na mbere yuko dutangira ikiganiro hari ibindi twabanje kuvuga, ariko byo ni umukobwa mwiza muri uyu Musanze, ni bakeya wabona rwose, ni umwimerere. Aho tubwira ukimubona akantu keza wamubonyeho ni nk'akantu imubona ntabwo ari ubu bwa mbere nari mubonye, nyine hari ukundi kuntu hari ahandi twajyaga duhurira, wenda bitari hano imbere ya kamera, ntabwo natunguwe cyane. Tangiye kutuzimiza, ngaho mbwira akantu wamukundiye kuri we wabonye keza. Nta wamubonye, haguruke se wongere witegereze. Okay, ngaho natubwire. Ubundi akantu k'ingenzi konyine ka mbere, ntakiya wasanga abakobwa basa n'uyu nguyu muri uru Rwanda, murebe neza, nta kantu na gakeya yisize, ni uku nguku. Peter misengira amatsiko, uba ufite sheri? None se ibyo ngibyo urumva bihuriye hehe? None ubwo waba utarabonye ko sheri wawe ari mwiza, ubwo mukumvikana akibibona. None se ninde uvuze ko sheri wanjye atari mwiza, cyangwa se ninde uvuze ko mufite? Ahambwira nyine nawe mbese kutazi n'impamvu twicaye hano. aho nari nawe mwicara. Wenda turaza kubigeraho. Nice, nawe tukugezeho, tubwire akantu nyine ubona ufite ku mubiri wawe, ubwo uta abantu iyo bakabonye nzi ko kabakoma, sibyo? Ngiye ngaho mbwiramo dutatu. Ni twinshi. Akatugusha. Akantu pana kubagusha. Ako kantu ni Peter ukavuze. Ako kantu ni Peter ukavuze, ngiye mvuze akantu nyine uvuga uti nabahaye koko. Urumva bitagiye gusa ubundi. Bigiye kujyana. Ni byinshi. Nyine ngiye nkusabye bitatu. Dutatu. Kuri nkusabye dutatu. Akambere mubwira tubiri tumvugire. Uyu mundi sase uri kundeba natumvugire. Wakubajije atakureba. Akantu niziho nseka neza. Nibyo. Uko nari maze kukavuga mu kanya. Ariko yanze dutangira ikiganiro. Yanze kubimbwira. Mbere yuko dutangira ikiganiro mani nabimubwiye. Urumva? Oya, urumva wari umubajije ahubwo nuko ahise avuga akantu namubwiye mbere yuko dutangira ikiganiro. Nta kibazo, ngaho tubwire basi nk'ibindi. Nese ni kimwe. Oya navuga isigaye. Uwo nangiye kumusubiriza. Kandi wowe wamubajije ngo utuntu wiyiziho dukoma abantu. Kuki singiye kutuvuga dukoma abantu kandi atari utwanjye. Natuvuge. Kuri nice, ngaho twibwire. Akandi utundi nzatubabwira. Nice, watubwiye ko ari twinshi ibyo bintu byo kutubwira. Ni twinshi. Ubwo kamwe karahagije. Utundi nyine nuko meze, uko taye yanjye irabakoma. Njye ntabwo mbizi. Nayivuze ariko kanze nkubwire n'ikindi, nakure muri nete noneho urebe. Ntabwo muvugira. Nyine aragusabye. Nakure muri nete noneho urebe mu maso. Shaka ni mbega disi, uriya kwima ingofero byagenda bite? Noneho ni umuhinde. Nice. Umunyarwanda yavuze ngo abanyarwanda barabona ko. Nawe wabonye. Nice, turakwakiriye cyane muri Iris Rwanda ndetse na Ficus TV. Ndakeye kujya ukurikirana bimwe mu bikorwa byaho, yaba filime se, ibiganiro, yaho turakwakiriye. Wiyumvisha ute kuba wicaye? Ndishimye cyane kuba munyakiriye hano, ndabashimiye. Ukaba uri kumwe n'umusitari. Ongera kuri umufana. Nkaba umufana rero mushatse ko tuzahura. Tubwiraga Rora kina muri filime Ikiriyo cy'urukundo.
ari kuzamuka ibipangu nahise aba yabikurikiranye banamukurikiranye. so nahise tugiye kwenda kwinjiramo gatoya. nahise turakubona hano nyine tubwiye bimwe mu buryo nyine bimwe wishimira bikoma abantu koko. mwese iyo umuntu akubwiye ngo uteye neza useka neza wumva umeze ute? mba numva ari ibisanzwe kubera ko mbyiziho. wumva ari ibintu bisanzwe? oya nyine ni byiza, oya ni byiza ariko kubera ko nyine mbyizeho nta birenze. none se kubera ko ubyiyiziho kuki utumva kuba n'abandi baba babibonye? nyine barabibonye barabimbwira, niyo mpamvu nabimenye. warabimenye. ariko hari akantu kuki batabaza abatipe ngo ese akantu nawe yumva kagakoma aba baby koko kakabakoma bakahita bashakisha nimero ugiye kukatubwira. njyewe ntako nzi imana. oya gashake. njyewe ntako ahubwo nk'ubu nagakwiye guhita mbimubaza. kubera ko kimubaze mbese abakobwa bafata n'umwanya wo kwireba muri za miruwari. njye ntabwo njya nireba. nambwira ikintu nyine cyiza kuri we akunda kidukoma cyane. ntakitubwire. icyo kibazo cyo ntabwo nagishobora. njye se ko ntagishoboye. kuko urumva njyewe nkanjye ubwanjye njyewe ndakaraba nkambara nkahita ncaho nkigenda. urumva rero ariko nk'aba abakobwa mpano uzabatinya arangiza gukaraba akaraba haranireba ingingo ze zose arazireba. sheri wawe nta kintu yakubwiye yagukundiye? ahubwo we mbwira kuko n'ubundi twaje uvuga ko uri umufana kandi nicyo kintu ukunda kumbwira. uzamuka ibipangu none ngaho tubwira umwihariko wawe basi. abatipe bakunda kwirya mani, abatipe bakunda kwirya. oya ntakiryo mani, ngaho tubwire basi umwihariko wa Peter. umwihariko wa Peter ntabwo ngiye kuvuga umwihariko wa Peter, nahita mvuga mu buzamu. ni umuzamu. kuko urumva Peter izina Peter nyine ni ubuzima bwa filime tu, kandi ubuzima bwa filime butandukanye n'ubuzima mbamo hanze. urumva filime mbamo ndi umuzamu nubwo mani banyirukanye wenda hari, ariko urumva bitandukanye n'ikindi kintu n'undi muntu. iyo ngeze hanze ya filime ubuzima buba butandukanye. Peter ukina uri umuzamu sibyo? kandi twavuze ko abatipe b'iki gihe basigaye bari bihakiryo ku buryo bamubwira akina uri umuzamu akakwiryaho ngo njye mani sheri wanjye abibonye yanyanga. ese mu wowe komenti wakira after ya filime ni nk'izihe? nkitangira nabonaga komenti nyinshi zinshi intege, ariko ngewe icyanzanye muri filime ntabwo ari ukuza kugira imbere ya kamera kwishimisha n'iki. iyo dukina filime tuba dutanga ubutumwa muri sosiyete, mu rungano, mu bintu byinshi bitandukanye. rero ngewe iyo ndi kubikora ni ibintu nkora mbikunze, ntabwo ndeba ngo sosiyete iri kureba ite. kuko iyo mvuye muri filime niba nari umuzamu nsohoka nitwa Prote, urumva ubuzima buhita butandukana. reka tuze kuri nice si ubwo wasetse odisi. nawe uri guhora kumva yahora ndi kumva yahora aseka. nice watubwira ese nice ni muntu ki? ese nice akunda kuba ari gukora iki iyo yibereye mu rugo? nkunda kuririmba. nkunda kuririmba? nta kantu bari bavuze ngo ariko buretse gatoya ndakwibikiye ukunda kuririmba. si nice kuririmba kwawe cyangwa se wenda ukunda kuririmba ni iki kigutera kumva ko wakunda kuririmba utakunda gukina filime se utakunda gukina football se? ni iki kiri different? ni iki kibitandukanye? ikibitandukanya nkunda filime nkakunda kuririmba. ariko hari impamvu ubanje kutubwira ngo kuririmba kubera ko nyine akenshi nkunda kandi nicaye aho ndi hose ndi kuririmba. Nese ni nk'uwe muhanzi aba yicaye kenshi mba ndi kuririmba no kumuha akanya turirimba. kuko na hano hari yicaye. Nese uhagaze ntiwaturirimbira? byose nabikora. ngaho tubwire ni nk'uwe muhanzi kwinspira ukavuga uti kabisa umuhanzi kwinspira
Bruce Melody. Bruce Melody aka kanya rero ahari rwose Ndamukunda cyane, azi kuririmba gusa se ararenze muri make. Bruce Melody rero Ndamukunda byo Bruce Melody yakoze igitaramo ndamubwira ngo tujyane basi uzanjyane, anyiryaho basi numva uzanjyane niyo ngaramukunda namusuhuza gusa. nzakujyanayo Rero byonyine gusa nyine Bruce Melody ahari tuvuge ari kukureba sibyo ari kukureba gira akantu mubwira kamukaraza kumukoma akantu kamukoma, ndamukunda cyane tuzahure. ese Bruce Melody akubwiye aka kanya ngo nsanga tuvuge hoteli wenda ahantu Fatima, ya tuvuge wenda nsanga kuri Fatima hoteli sibyo noneho yafashe shambure murayiraranamo muri babiri wabyemera twenyine nabwira kandi rimbira mama wawe oya twajyana. urumva uburyo abyakiye ngo twenyine urumva ni ikintu Twajyana kuko niwe wangiye kumureba. oya ndakubwiye araguhamagaye ati nshaka nahisi naze duhurire muri hoteli Fatima nafashe shambure yanjye nawe gusa Nta kibazo, twagenda tukarara tuganira turi kuririmba. ese hari ikindi mvuze ese mwarara muganira ubu muri kumwe ni nk'iki twese turi bakuru mu cyumba haberamo byinshi baganira baririmba bananirwa baryama abantu baganirira muri salo Peter oya mani biterwa none ubu nta bantu badafite amasaro ese kuki batasaro ngo bagiye kuganirira mu cyumba ubundi urumva cyumba ni ukuryama Peter urumva nk'iyo wakodesheje ntabwo wakodesha saro n'icyumba ahubwo ushobora gufata icyumba mukaganira mwananirwa mukaruhuka nta n'ikibazo. kuko icyumba buriya mwakuramo ibintu byinshi n'imyidagaduro yose mwayikora mukaruhuka ariko nawe rero mukanaruhuka. icyumba ikintu cya mbere duhamagaye umuntu ukora hano muri hoteli hano twicaye ni muri hoteli Fatima sibyo duhamagaye umuntu akatubwira uti mu cyumba haberamo iki haberamo ibintu bitandukanye, n'ibihe hari ukuruhuka, hari ukuririmba, byose biterwa n'icyo ushaka. bitaburinga tubwire ku murongo Biterwa n'icyo ushaka, hari ukugenda ugakoreramo inama. ariko ubu nakumvise Sinzi icyo ashaka ko tumubwira. oya ntacyo gusa nyine ni uko ahubwo icyo ngewe nzi kibera mu cyumba sibyo ni ukuryama ukaruhuka mitingi ntabwo ibera mu cyumba irahabera urumva abantu babiri ntabwo mwaryama mutaganira uko byagenda ko aha mwamubaye mucecetse. nk'umusitari rero akabigusaba ese nk'ikihe kiganiro waheraho nabwira tugakorana indirimbo. Oya twakorana indirimbo wenda tubwira indirimbo za Bruce Melody wakunze nk'ebyiri saa moya iyindi vuga ya yindi tubiziranyeho nawe navuga kandi gace nawe kavuga nyabuze yanjye yitwa Gatarina ndayizi. buri ndirimbo ni nani stop ntabwo uretse ugiye kudukubitiramo indirimbo ya mbere iminota 3 ihita winjira mu yindi yewe Bruce Melody oya nzamuririmbira twahuye. nyine ari kukureba mani nese muzahura tuzahura ubundi muririmbire. uzamuririmbira Katapira buriya Katapira oya murafatanya mu majwi turafatanya ibyo ntabwo navuze ko ngiye nshoboye kuririmba tuzamuririmbira n'induhura turirimbire Bruce Melody ari kukureba akeneye kumva kumuririmbira ngaho twagiye 1 2 3 mumbwire iyo mushaka. ngiye nshaka saa moya saa moya itangira gute? oya nzayiririmba ubutaha bwaryari none twahuye shaka nyine kumuririmbira amahirwe aza rimwe oya uzamuririmbira niduhura nzamuririmbira ntabwo mwahura utaramuririmbira
tubyubahe ufana Imana umukunda tubyubahe buriya akazamuririmbira abafana nzamuririmbira ni ukuri nzamuririmbira ngaho nice ufite indirimbo yawe ubundi ko watubwiye oya nkora kava okay ngaho tubwire nk'agakava wakoze kadukoreremo gake agakava ni akaririmbo k'Imana hano sege muri studio nyine kahimbwe k'Imana tubwire neza kahimbiwe Imana ni akarimbo kahimbiwe Imana ako wansaba nawe ako ushaka umutwe ni twinshi kamwe hari negereye intebe yawe nkaririmbe nyine umucurangi nacurange yambwiye ngo azi gucuranga gitari ko ntayihari nayishake ucurangisha umuntu ibikoresho bidahari hari abazi gucurangisha mu kanwa nabikore cyangwa mfashe turirimba ako karirimbo nta muntu utakazi nta kibazo urafatanya na Ibe oya nawe Antonato negereye intebe yawe nzanye ibimbazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nsha z'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru ni wakira icyubahiro birangiriye mugashima Imana oya ariko ibituma dushima Imana ni byinshi oya nyine aka kanya yahangaha byonyine yanze kumfasha twabishimira Imana twabishimira Imana aba muri korari kandi aho ushizeho ntabwo ari sawa aba muri korari so nice urakoze cyane uririmba neza pe uririmba neza mbonye nawe ndamukunda ndamukunda ariko Bruce Melody watubwiye ko aza ku mwanya wa mbere nkabukiraho mbonye okay so nice nk'umwari ushima Imana si byose se ubundi tubwire umukobwa se yagafashe ya mbere gusaba umuhungu urukundo umukobwa igitekerezo cyawe kirakenewe nabyo nta kibazo yamukunze none se urumva aho kwicwa n'ijambo yabimubwira aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uwuri bwite none se sibyo none byari ibya kera kugira amasoni hari igihe nyine hari ababebi bo basigaye babitinya ngo sinamubwira ko mukunda oya wabimubwira wamukunze hari uwo wabibwiye se oya ariko mubonye nkamukunda nabimubwira ariko hari uwabikubwiye oya nabambeshye bitagaho rero yarabivuze nice none ari kubizimana nawe uhari oya mana ntabwo yabimbwiye to ariko Peter waranze wowe nyine ikintu kikurimo n'ubundi wagikora kugira ngo ubashe kuruhuka ntabwo ari ngombwa ko umuhungu ari we ntabwo ari itegeko nta n'ahantu byanditse ko umuhungu ari ubwira umukobwa akamukunda ese wabwiye abakobwa bangahe ko bakunda Peter cyane benshi iyo mpuye n'umuntu nkabona ndamukunze mpita mbimubwira nkikomereza oyikere noneho reka tuve ku rukundo wenda just friendship reka tugiye ku rukundo rwa rundi twita ngo boyfriend and girlfriend rwa rundi nyine rutesha umutwe abantu cyangwa we ntabwo rwagutesheje ubwo rero ngiye sindimo kuko ntabwo rurantesha umutwe uwo mpuye nawe nkumva ndamukunze ndabimubwira nkakomeza ufite aba girlfriend benshi bose aba yahuye nabo ariko bite byaha aba yahuye nabo ariko nyine njye nicyo navuga iyo uhuye n'umuntu ukabona uramukunda cyangwa ukumva umutima wawe uramwishimiye bimubwira ukomeze noneho ubwo bishatse kuvuga ko afite abasheri benshi ese siyo twe twabajije girlfriend na boyfriend none ngo uhuye nawe none se hari akantu tumvise yabajije ngo ni bangahe wabibwiye
yabibwiye benshi ariko ubwo afite umwe. none se hari uw'ingenzi wabibwiye koko w'ingenzi ufite umwe afite umwe ariko ntabwo uri kumva ko yansubiza umwe nawe uri kubaza ibyuzi. ese ngenda abizi mani. ufite umwe sibyo? afite umwe. ese n'uyu twicaye iruhande atwaye iki se? nabisobanure. oya mubishire none se atwaye iki wowe tubwiye. tugiye kubatumira ariko se urabona atwaye iki? tuzabatumira ubutaha. nyine ntacyo atwaye ngaho bivuga uti njyewe Peter dore my girlfriend twicaranye hano mu kiganiro kuri Iris Rwanda. urangije kubivuga? oya ndavuze ngo wowe ubivuge. urangije kubivuga? tubwire nahise ni iki kuri wowe? nahise ni iki kuri wowe? nahise ni iki kuri njyewe? ni umushuti wanjye. nibyo. oya njye nakubajije girlfriend man, nakubajije uyu urabona ari umugabo? uyu urabona ari umugabo? girlfriend wa Peter urumva ko atari nanjye kubivuga aracyari kuri girlfriend we. tumuveho mbese mubaze boyfriend ureba. oya banza usubize ariko. tuhuriza sheri wawe basi. musuhuze aho ari kukumva. none se kuri kunyuma ubukinde buvuye niki? rero muri kuducanga ngaho ngo ni inshuti ngaho ngo ni sheri ngo ni girlfriend mutubwize ukuri. none se ubwo ari umwanzi? mbese ubundi kamanze nkubaza girlfriend wawe n'inshuti yawe ubwo batandukaniye? ngaho reka nahise agusubize. bajije wowe? no reka nahise agusubize nyese nge baratandukanye nawe kutubeshya. ntiwumva se nahise arabizi nawe munsubirize. baratandukanye girlfriend we ni sheri we none se njye ndi sheri wawe. nabisobanuye nabanza tubwire sheri we. cyangwa ntabwo uranyurwa n'igisubizo. ongera umbaze noneho. mubaze neza. oya wowe wari utubajije. ibi biratandukanye. inshuti itandukanye na girlfriend wawe. reka nahise agusobanurire kugira uhite umenya ikibazo. ikibazo ahantu byapfira wowe wambajije nabi. wambajije ngo umaze kubwira abantu bangahe ko bakunda abakobwa bangahe? ntabigusobanuriye. ni benshi cyane. yabibwiye benshi ni benshi. baramukatiye. uzi muri primaire twandika utubaruwa bakagukubita. baramukatiye. dutandukanyirize biriya bintu Peter yarabajije girlfriend ndetse n'inshuti bisanzwe. biratandukanye nawe kubyumva ahubwo yakujijisha. oya nyine wowe dusobanurire hari abantu bashaka kubyumva nabo byacanze. byacanze inshuti yawe hari aho nyine hari ibyo mwakora bitandukanye n'ibyo wakorana na boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe. ibyo bintu rero nk'ibiki? ibyo bintu nko gutemberana. oya ntabwo wagenda kumwereka umubyeyi kandi ari inshuti ye bisa. none se amwereka kandi ari sheri wawe. oya ni sheri wanjye gusa. umbwira akantu k'umwihariko sheri wawe akora gatandukanye n'ak'inshuti yawe ikora. akora k'umwihariko ni twinshi. vuga nka tubiri wenda. navuge nka tubiri tumvugire. ngende sheri wawe yamaze kunyihakana. kandi uriwe nese none ngo muvugire amaze kunyihakana. none nawe uranyihakanye muri aka kanya. akantu koze ko kunyihakanira imbere. oya ahubwo aranyihakanye. wawe wenda nimba nahari sibyo se cyangwa adahari nta kibazo we tubwira utuntu tubikora tukagushimisha. ngari kwanga kwiteranya. ntiteranya. sheri wa nayisi rero warawundi kumva waramuhabuye kandi wakagombye kumureka akaba open. yarambujije. kwitaba biremewe. nta kibazo wakwitaba. none se sheri wawe gute wumva sheri wawe yakubuza gukora ikintu ko kukabyubahiriza? kubera ko mwubaha. mukunda. none se agusabye ikintu wumva udahamanya nacyo wakora iki? ntacyanga. ese nyine urumva ubwo ngubwo umwubahiriza. oya iyo udashaka ikintu
nawe uramusobanurira akabyumva. Ntabwo ari ngombwa ko ibyo avuze byose ngo wemere nk'ihene. Niyo bajya niyo bigiye. Nese nka sheri wawe ni nk'iki yagusaba ukacyanga kavuga utoya iki ntabwo nacyemera. Nk'igiki? Nyine ni wowe kitubwira. Icyo yansaba? Kutubwiye ko hari ibyo yagusabye ukanga. Nyine ku bijyanye n'iki? Nawe nyine niwe waragusabye ikintu runaka wowe uracyanga. Ntacyo nakwanga. Byose urabyemera. Urumva utabaye nka ya hene se. Ariko mani si umukunzi we se. Ni umukunzi wanjye ntabwo ari inshuti yanjye ariko ari inshuti yanjye. Nta mpamvu yo kugira ibyo amwira. Ari inshuti yanjye ni bya bindi byo gutandukanya inshuti na boyfriend. Ari inshuti yanjye ntabyo nakwemera. Ese boyfriend ntacyo atagusaba ngo ukimwime. Ntacyo yamwima gifite. Cyose urakimwemereye rwose. Abantu baramwiyeguriye. So mbega boyfriend umeze neza. Rero hari aba girlfriend bafunga umutwe. Oya, nese ntabwo uzi aba girlfriend bafunga umutwe man. Ntabwo nzi. Ntabwo mbazi baba bari ntabwo nzi. Ambwira uti ngwino nsure ngo ndazana n'inshuti zanjye. Hasi mugiye gukora igitaramo. Ugiye kumurika. Agiye kumurika rubo. Agiye kuzana n'inshuti ze. Wamubwira iki? Nta kibazo bazana. Bazana. None. Uyareka twumve. Mugiye kuganira bireba mwe babiri gusa. Bazaganira ubutaha. Utagira icyo umbwirira uwo mukobwa. Njyewe ngo ntabwo namushyigikira rwose. Kubera iki se? Ngo ugiye kuza kunsura hanyuma ugiye kuzana n'izindi nshuti zawe ku ruhande n'iki. Yanze kwizana se kubera. Yanze kwizana saba ari nijoro ngafite ubwoba. Oya. Hari igihe ugenda ariko ukumva ufite ubunebwe bwo kwijyana. Bigasaba kujyana n'undi. Watega ariko. Oya utega se. Iyo ufite ubunebwe uratega. Ushaka kujyana n'inshuti zawe se ngo abakwerekeye. Yakwenza ari uwo munsi mwateguye. Uwo munsi mutateguye. Igihe cyose ugomba kwitegura. Okay, ngaho nawe gira ikintu umbwirira. Oya se urabishigikiye. Wahamagaye sheri wawe. Urabishigikiye. Kuyihe mpamvu se? No ese niba bari ko babishaka babimwangira. Okay, tuvuge wenda boyfriend wawe. Sibyo? Urumva aba boyfriend man hari ibintu baba bakeneye kuba girlfriend. Ibyo bibaho mu giturage ariko to. Oya sibyo byiza se. Oya none se bamuzi ikintu kitari girlfriend na boyfriend uri kumva baba bakeneye ari babiri. Sibyo kize kitari cyiza. Ngufu. Ari umufata ku ngufa cyitwaza bodyguard. Wambwiye ko wowe nta kintu shiri wawe wamwiba. Nyine njye ni njyewe nabo ngabo nabo nta kibazo wowe wagiza wenyine. Njye nakwijyana. Oya n'ubundi agenda wenyine. Rero kibwira naho bakobwa bagira. Abo ngabo se oya biterwa n'ibyo bashaka. Nese babashyamo batabishaka. Icyiza cyo kwijyana. Kujyana n'abandi. Ubu uri kwirinda hari igihe nyine iyo utamwizera ashobora kugufata ku ngufu. Niyo mpamvu yitwaza abandi. Yewe ngo aba boyfriend mufata ku ngufu ba girlfriend ku rundi rwego. Kujyana abandi cyitwaza abandi. Ariko se none boyfriend hari igihe wenda ashobora kubazi ko wenda bari buryeyo kabati birabiryo muze tujye kubisangira tu. Bagasangira. Nahise ari akamani upi turi kubishira ku ruhande kandi avuze gufata ku ngufu wozanye ibyo kurya. Urumva? Akantu ko ku ngufu uri boyfriend wabikora. Ntago bibaho. Wafata girlfriend ntago bibaho. Wagira ute? Wagira ute? Mwajya mu mishikirano. Umusaba neza. Bajya he? Bajya gukora iki se? Biganiro. Shiri wawe yagufata ku ngufu. Oya nyenda avuga abo bakobwa bagenda bitwaje abandi. Wivugira abandi vuga we ku giti cyawe. Yamufata ku ngufu namufata ku ngufu atese kandi yamaze kukubwira ko ntacyo yamwima. Oya no ese akoze ibyo ntashaka sinamukubita. Uzuteze utabishaka ubu yabikora utabishaka. Oya cyakora iyo wijyanye ubwo. Ingingo yabaye ndende tuyiveho. Ariko nahise tuyivuyeho tutanyuzwe. Oya nyurwa nanyurwa. Dukomeze turi kumwe na Peter ni umukinnyi ukomeye cyane muri filime Ikiraro cy'urukundo mwagiye mumubona kenshi ndetse no mu zindi filime mugenda mubona zica kuri Iris Rwanda TV harimo Our Heaven
filime nziza igiye gusohoka y'abana biga kaminuza bakwebye ishuri bakajya kwibana, muzagenda mubibona. ni filime nziza cyane, ndetse mwagiye mubona za Silent Killer nayo izakomeza mu gihe kizaza, mu gihe gitoya cyane. n'ikiriyo cy'urukundo harabura nk'icyumweru ngo mutangire kuyibona season 3 irimo abasitari koko. Peter sibyora bitegura iki? Yana season 3 ikiriyo cy'urukundo bitegure kizaza itandukanye n'izindi babonye, kuko nzi neza ko ari ikosoye kurusha izindi zose bigeze kubona. Abantu rero mube ready. Nice. Uri umuntu nawe ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda se cyangwa muri filime nyarwanda, uko biri kose warabikurikiranye ibijyanye na filime nyarwanda, niyo mpamvu wifuje kubizamo. Nka Peter nk'umuntu bisanzwemo, reka musabe agira inama kugiye wenda nk'umuntu bisanzwemo, noneho tukugarukeho twumve gahunda ufite muri filime nyarwanda. Peter wamugiriye inama? Kanifashe noneho mikrofone. Wenda ikintu nabanza kumubwira cya mbere, filime ni ukuyizamo bikunze kandi ubona ko bishoboye. Hari imbogamizi zijya zibaho akenshi nk'iyo tugeze kuri set, umuntu ukamubwira ngo urakina iyi role, wenda bitewe n'uko yiyizi hanze akakubwira ati ngiye ntabwo nayikina. Icyo gihe ntabwo ubuje muri filime, kubera ko filime nyine ni ukubaka sosiyete nyarwanda. Niba bakubonye mu bwo bushobozi bwo kuba wakina iyo role ukabihakana, urumva utangiye kubasubiza inyuma. Nk'abantu muri gukorana kuri set uwo munsi utangira kubavuna. Biterwa rero n'ikintu cyakuzanye muri sinema nyarwanda, kugira ngo hari uruhare nawe ubuzanye kugira ngo sinema nyarwanda izamuke. Ahubwo ngiye nanza nkakubaza, urumva ari kuje guhinda muri sinema nyarwanda, ubona hari icyo ubona wenda kitagenda neza, cyangwa se hari icyo ubona nawe ushobora kubakiraho? byose bigenda fashera igeze mikoro kuyinyegeza cyane. byose nyine ni neza, ndanabakunda nyine filime zayo ndazikurikirana. ngewe ikintu cyatumye nshaka kuza muri filime, ndabikunda kandi numva twafatanya tukagira aho duteza imbere filime nyarwanda. ese nayo ni nk'iyo role bavuze bati nahise abaye umukinnyi mu kiriyo cy'urukundo, ni iyo role wumva utakina? nta kintu, zose nazikina. ngize ngo ugiye kukica. Bite icyo kibazo si noneho aje yiteguye. Hari izindi mbaraga zanye. ese n'icyo wabwira abantu babona umuntu muri filime, tuvuga ari gukina ari kunywa itabi, ari gukina aryamanye n'umuntu mu buriri, noneho bo bakabifata nk'aho ari wewe mu buzima busanzwe, n'icyo wababwira? icyo nababwira ni uko babona ko ari filime nyine, atari ibintu bisanzwe mu buzima, ari kwigisha abandi. Erega filime nyine ziberaho kutwigisha. Hari ibyo baberekana bigisha nk'abana banywa ibyo biyobyabwenge bo batabinywa. Rero icyo nababwira ni uko babona ko abo bantu uko bameze muri filime atari ko bameze hanze. Peter, reka wenda ducalenjinge Nice gato, agiye kudukorera akantu gato, sibyo? Tugiye gusaba Nice, agiye kwiteretera Peter. Niyo role tuguhaye. Peter murahuye, mumaze iminsi muhura, mucilinga as a friend, noneho wageze ku rwego rwo kumukunda. Umunsi wo kubimubwira wageze, muricaranye. Ari kuri telefone. Kantu ntago ari keza, hita ukupa. Peter nabanza baretse abe ready. Agiye kwi-excuse kuri Sherisi. Okay, nayo twatangiye. Ushaka nifashe? 1 2 3 action. Vitesse. Umeze ute? Oya. Umuntu arabwira ngo uramukunda ngo bitese. Ngo umeze ute? Abafitemo akantu k'ubwoba. Ubanza wagira ubwoba ukamwisubiza. Ngaho twagiye. Ese ndagenda mubwira ati nawe ubanza wije. Oya nyine akuntu utangira ni hapana. Ibyo nyembe mbigeraho. Okay, reka tubitegereze. Okay, 1 2 3 action. Umeze ute? Meze neza. Nese ko wabuze? Ndahari pe, ninjye muntu hari cyane. Ndaguhamagara nkakubura. Simbiza ahantu buri.
kumva mpari uba wanyiriyeho ahubwo nkwirya hose gute nawe ntabyo nzi ko nta kuru yawe mperuka kubona n'ukuntu mpora guhamagara urugero nka ryari ejo naguhamagaye wanga kunyitaba niba wari kumwe na sheri wawe simbizi akantu ushyizemo ntabwo ari sawa gusa nyine naguhamagaye aha nshaka kukubwira nakwitabye ariko none mwese ibyo ndakubwira urabyemera byaterwa n'ibyo ari byo ntuye banza umbwire kubyemera wowe none wumva ko ibintu byose bakubwira wabyemera mwese ubwo ntabwo ushobora kunkatira kugukatira byaterwa n'ibyo ari byo kuko nabyo byashoboka nyine ikintu nashaka kukubwira naragukunze ndifuza ko wambera boyfriend ibyo bintu bimaranye igihe kingana iki ni igihe kinini byarangoye kubikubwira ariko mbonye nta kundi nabigenza ndavuga reka mbikubwira muri wowe ubwo bikurimo bindimo ubyemeye sinzi ibyo bintu biragoranye mwese bigoye gute ubwo ni icyo utumva ntari ready nyine kuba boyfriend mwese ufite undi musheri ntawe ariko ndumva ntari ready mwese ubwo wambabariye tugakundana basi bizagenda biza kubwira umuhungu ko amukunda bizagenda biza ntabwo ikibazo ari uko bitandimo oya ntabwo bikurimo wahita unyemera ahubwo uzi kuri n'ishyano oya mwese wumva ari ubushyano kate nk'uko mwabyumvishe rero Nice ni umwakitrise mwiza we Mr Goga hari director abirebe aranarenze umukobwa utinyuka kubwira umuhungu ngo ndagukunda ntabwo biba byoroshye isoni ryadanje ntabwo zabura ubundi umwana aba agomba kugira isoni aho ari hose nta bintu bigiye kubivuga nyine nabanza ukitonda so reka tugane ku musozo rero turashimira abantu mwese mwakurikiye iki kiganiro ndakeka mwaryohewe cyane twari kumwe n'umukobwa mwiza nk'uko yabibwiye ni Nice irindi naryibagiwe so reka tubashimire rero na Peter umukinnyi mukuru muri filime Ikiriyo cy'urukundo ndavuga umukinnyi mukuru umazemo igihe cyane turabashimiye rero mwakoze cyane Imana ikomeze kubarinda twari turi kuri Fatima Hotel ukeneye aho kurira se aho kuganirira n'ikaze cyane muhawe ikaze turabashimira cyane rero turakwibutsa gukora subscribe like comment yawe irakenewe ciao